Ndabona mbere mpamvu naguhamagaye ndimo kubwira nashaka kubwira ikintu cyatumye muhamagara ndabizi ko inshuti ya Cobby ndi inshuti ya Cobby ndi n'inshuti yawe ese rero ko usobanutse umuntu urabizi kandi ko hari igihe njya mutama musanzara ku muhanda cyane rwose ariko ntabwo biherutse so ngubu ntabwo wabigenza ubwo ntabwo mperutse kukubona wambonye rero ngaho rero gira ukuntu bigenza okay nta kibazo rwose ndaba kandi urabizi ko nta kintu nakwema kabeho nta kintu hanyuma ahubwo mbwira icyo nenda kukubaza hari uko ujya wumva Cobby hano hanze mu baturanyi ndabizi ko ahantu hose uhagenda aya mago yose adukikije ndabizi ko ukunda kuyajyamo nta bantu urumva bavuga ko Cobby babwira ko ndi nyina babyihorera bamubwiye ko Cobby ari ikigo nako Cobby nyine Cobby nta bantu ajya abibwira oya bivuga birangiza Cobby ni ikigo ndabizi niyo mpamvu nanjye ntekereza ko hari n'abantu yagira gutya akagenda avuga ngo ndi nyina ngenda ashaka kubwira ndavuze ko amahari cyangwa se nyina ariko nakubeshya ko nawe naretse imbere umuntu ibyo uvuga ni biki kitari kumvika ngirangiye kubwira ngiye kubwira ko bari igicucu urumva habuze gato yaragukijije akadukiza agakiza abantu benshi agakiza umudugudu wose ariko kubera ubugoryi birangira bipfuye mama yanjye ndi kubitekereza nkumva agahinda karanyishe kudukiza gute kudatoragura amadolari yuzuye envelope ayasubiza nyirayo amadolari yuzuye envelope amajana ibyo byo ndabizi ko ari igicucu na ibyo yabikora rwose ndabizi kandi ndabona wagira ngo ndakubeshya siko ndi seri wowe se nk'umunyabwenge wakoze iki shenge yaramururije ngenda nayamwibye birangira bamfashe barayanyaka ariko namururije kubera yarazana nkunda kwikatakata yaragera hanegera shidoka banguyeho Sobese ubwenge mfite koko ewe murawunganya ngaho umva nkubwire ndashaka ngo njyewe umurere iyo diri umuhaye ugomba umenyere niba hari abantu Cobby yigeze abwira gutyo kuko ubwo nta n'uhari sinzi niyo ari sinzi niyo yaruki ese ubundi ari he konzi ko muri inshuti ataguhisha n'abo bantu yahaye amadolari baramujyanye ubu sinzi naho yagiye ariko kuko biri kose aba yahaye nibo bari kumwe okay wowe gusa icyo ugomba kumenya umenyere niba hari abantu bazi ko ari uwanjye yagiye abwira ko ndi mama kamubaza ubundi ufite ikihe kibazo ubundi ese ubwo ngubwo ubundi ufite ubwenge buzima urumva ndabufite hanyuma se niba nkubwiye ikintu ugomba kunkorera urajya kumbaza iki wowe ushinzwe iki ku byo ndimo kukubwira none se ninsanga se yarabwiye ko ari uri nyina njye nakubwiye ngo amakuru uri bumenye uzayambwira sibyo ari kuri nyina wahaguruka ukagenda n'icyo nagushakiraga ngaho rero ukuntu bigenza amakuru kugira ngo nzayaguhere ku gihe bizi se ni hagurisha kugende do ndaza kukohereza amafaranga nta kibazo se ngiye ukambeshya nkubeshye nsanzwe nkubeshye ubundi se nyaguha wayansabye ubundi nyaguhereza wayansabye abo mba nayagusabye ariko nawe ubona ko nyakeneye ngaho genda rero ndabira ko n'ubu yakeneye sena na make yawe umwana yego gira nyine kugira ngo ngende nshyushye ko nakubeshye
Lucas, ushaka iki? Chese nyine nje kurira. Uje kudabamo iki ko none ubufasha bwawe ntakibukeneye. Kubera Lucas, buri gihe iyo duhuye. Ikintu kimwe mu buzima bwanjye kirapfa. Iyo ibintu bigiye kumera neza, twakura bisubira rudubi. Kuva nakura nawe, banze ufite imyaka ariko. No, it's okay. But whatever, icyari kinzanye hano no kubwira ko nahuye na Michael. Twaganiriye ku Michael inshuti ya Shyaka. Kandi ntabwo nakubeshya ntabwo byagenze neza. Ariko hari amahirwe yuko twakongera tugabarwa kabiri bikagenda neza. Umva rero mubwire. Nushaka kubivamo ibyawe na Michael, bireke pe. Kuko ntabwo nyishaka ubufasha bwawe, umva mana yanjye. Ikintu kirimo wowe, nabonye kitajya gikora. Nukuri ntabwo gikora. Basi reka tubigerageze. Ubu mfite umuntu uri kumfasha kandi wenda mwizeye 100%. Ntabwo azantenguha, please mbabarira pe. Iyo duhuye buri gihe, n'ubu wabona hari ikintu kiri bubi. Oya, reka twe tubitekereza gutyo. Reka tubigerageza. Ibiki tugerageza? Nongere muri na Michael. Umufashe iki? Ngufashe kugira ngo yiyunge. Numva Michael ni umubwira ariko iki? Sinakubwiye ko nafasha bwanyu nkeneye. Okay, Chelsea, igera nifite umutima wo gushaka kugufasha. Ko nabonye umwana mwiza. Lucas. Ntacyo ntubifate nabi. Ntabwo ndi kubifata nabi. Okay, ndabizi ko ushaka kumfasha, sibyo? Ariko wait. Ushaka kumfasha? Yes. Hari ikintu kimwe wamfasha. Kinywere bambi gotomera bambi. Inywa mama. Kira ko umunwa gutinywa. Nze ngufashe se. Reka ubanze nsenga nari nanabyibagiwe. Buriya ibintu byose nkora niragize Imana kuko buri Imana nicyo kintu naje kubona uvanye wenda famille nungutse ubwo. Ariko Imana niyo yari papa wanjye niyo yari mama wanjye kuko abandi bose bamutanzaga. Abo byatuye ikintu cyose nkora cyose. Nibyo oya nibyo nukuri ndabyemeye nta kiruta Imana ni mwene Rwanda. Wivuga ngo nibyo ko barakabye. Ko be amazi gusenga. Ko be gukaraba gusenga. Be uzi kugeza zaje no kuri toilette tugasenga. Rego ugomba kubanza ugasenga byose rego Imana biraha. Gusenga. Yemba numva mama gusenga si ibintu byinshi. Cyane. Mwe musenga nimwe. Ubona nange oya umva ni ko wagikobwa we. Eka ibyo bintu ariko sigaho wewe. Oya nta kibazo oya uyoboye ko ubundi umuntu agomba kunywa ibintu kuki uhubuka kuki unyoye. Oya ntabwo yari yawe ntabwo wagombaga kubinywa. Oya ariko wabaye uti kuki wagiye urya kagabuye. Uyu sinzi uko yabaye nk'ubu ndebera nawe uba binyoye ari we bagombaga kuyinywa. Ntabwo yariye ntabwo ari bagombaga kuyinywa. Yari yawe. Oya nta kibazo nta kibazo kubera iki ko Imana ishobora byose kandi wa Mana we ubu koko unkoreye ibikenita. Ubu nkoreye ibikenita. Niba iki ushatse kungezaho ninde ushatse kunyereka iki koko. Anita ubu koko mbigenjeje ni koko Amana we. Oya nta kibazo ndamwana no kwiyisigaye ahubwo reka tuyisegere akahita nashatse akunda gusenga. Ariko wowe ahubwo umva hari amata ari hano mufite amatara hari mbwira se niba hano hari amata hari. Marega nawe wimvanye. Oya kubusena ndi kunywa amata je gusa. Oya ndashaka nzana amata kandi ubundi wowe Mana we ukanzita nagira ni we Imana we ndagushimira kuri famille y'Imana inkunga igeze hano. Shyaka afite mushiki we. Mushiki we asa nkaho ingenda ntabwo turi ku ruhande rumwe pe habe na gato. Okay. Kandi urabizi abakobwa batatangira ku ruhande rumwe urabizi ko bagora kujya ku ruhande rumwe. Kandi umuntu ushobora kumfasha kugira nsubirane na Shyaka nazajya nabigerageza mushiki we azajya byivangamo. Nkeneye ikintu kideranja mushiki wa Shyaka ku buryo ibintu byose aba byibagiye ibintu byanjye akaba bivuye akaba muri agahenge. Wamfasha wifuza ko mushiki we yagenda bitase. Ndashaka kumutereta. Chelsea ndashaka kugufasha pe ubyumva serious. Akintu cyo gutereta haje mu mukobwa bifata igihimba n'imwe gahunda nyinshi. Ndetse wenda kubwira umutereta bya nyabyo. Wowe tuma umuhuze nyine
utume ebwana ibintu byanjye babivuyemo amagahenge. Okay, kamukwereke ngenda guha nimero ziwe. Ugiye kunyereka ifoto ye? Kamukwereke wamufashije. Gusa Chelsea birangoye pe, byangora ndabizi ko ibyo byangora cyane. Nubwo nshaka gufasha mfite umutima ariko ibyo byangora. Oyo. Anita se? Muraziranye? Anita ni inshuti yanjye. Okay. Anita ni mushiki wa Shyaka. Yeah. Oh my god. Shanda babaye vrema. Urumva na Anita aje mu bintu k'inshuti yanjye. Shanda babaye no kuri nakubishye. Ibintu bijemo Anita birambabaje hano. Okay, wait. Uri inshuti na Anita? Cyane. Oh. Ubu noneho nta nubwo bikiri, ubu tugiye kuba win-win. Ugiye kwifasha unamfasha. What do you think? Ikintu ugiye gukora, ndashaka yuko ugenda ukabwira story yose Anita. Simuri inshuti? Nyine Anita ndakubwiza ukuri ni inshuti yanjye. Ntabwo uri bumubwira nkaho umubwira nkaho nyine uzi musaza we nk'umuntu utamuzi. Mbwira ukuntu byagenze, ukuntu wahuye n'umukobwa yasinze mukaryamana utabizi, umukobwa agusaba imbabazi akagusabira ko umusaba imbabazi, ibintu byose urabizi. Sibyo? Urumubwire nyine nka story y'umuntu atazi ku buryo na bro we nawe mubwira azumva yuko ngiye nta ruhare nabigizemo nawe nta ruhare wabigizemo. Sibyo? Ukanamwumvisha yuko njye nawe nta kindi kintu. Nyine ukavuga ko umukobwa mwaryamye we nawe nta kintu na kimwe kindi muhuriyeho, mwanahuye ushaka kumufasha ngo musabire imbabazi, akaranga ibintu byose ukabimubwira. Byose. Then ntabwo ari bukurakarire kuko nta nubwo arabazi ko ari musaza uri kuvuga. Nanabimenye ntago azakurakarira kuko azumva yuko byakugwiririye. Wowe kumva byoroshye gutyo. Okay, mbese n'iki kigoye. Ntabwo uganiriza Anita, si inshuti yawe. Anita ni inshuti yanjye turaganira cyane. Mubwire nkaho umubwira story y'ibintu byakubayeho. Okay, igihe nkaho utazi ko Shyaka n'ubundi bavukana. Yego. Umuganirize nyine nka story nk'ibintu byakubayeho ko twisanga mu buriri bumwe, tutaziranye, tudasanzwe tuvugana nuko tutavugana n'ubu tutarongera no guhura. Ko twahuye ahubwo ushaka kunsaba imbabazi. Ibyo nibyo nshaka kumubwira. Wamfasha kandi ikindi pe n'umuhakanya muri no minsi. Gerageza ubushuti bwawe nawe. Okay, niba mudashaka no guteretana it's okay, ariko gerageza ubushuti bwawe nawe bube too much ku buryo butari butuma komeza kwinjira mu bintu byanjye. Icyo nicyo wabumfashije. Lucas wabumfashije cyane nanjye banagushimira. Reka mwereke. Ibyo bintu reka mbikwemerera. Kubera ko ku rundi ruhande nanjye ubwanjye nimwereka ko ari ibintu bya accident, akazanamenya ko umusaza we ari we nabikoreye byabayeho, bizanafasha nanjye ubwanjye abone ko accident n'ubundi yabaye. Ibyo navugaga. Ntari bikaza kuri gutya. Sorry. Mane ibyo byose ndabigushimiye. Ibiri nashoboye kugaza Yesu. Urugo rutagira n'amata gusa. Ariko se ahore ngaho. Hey. Yiyiciye bari mukecuru. Uyu mwana wanjye we muretse mbisa igira yede. Ani. Cica nitabaye iki? Ko ni kwaza mu nda we. Murabeshya niwe ibintu wambwira ngo murasenga surasenga iki? Urabeshya umwana wanjye murajyana. Mukecuru ukoze iki? Urambaza iki cyaho? Nibyo se ubwira umva. Mukecuru ntabwo mwana wa data kwenda gira ni usigira uramushaka kigoryo. Fata enda mwe bisigaye. Urabinywa murajyana. Ntabwo ngomba kurira gusa ngo ndarira umwana wanjye. Nabo urabinywa bimarema. Ibi bintu niwe wabikoze. N'ibiki ugomba kubibwira Shyaka. Ibiki ukoze bifate niwanga ndakuzirika. Ntabwo urandusha kugenda ndakuzirika. Nshatse nako nakuzirikisha umwenda wanjye. Ntabwo ngiye nk'ibyo bintu. Umukecuru ugomba kubivuga ibyo bintu. Anita urashaka wiki ko se wahamagaye bibaye ndabirebye. Nawe urashaka kureba iki? Urashaka hamagara muganga ni gahamagarirwe.
se n'ubusanzwe buritonda gutyo. Yego. Witonda. Muri iki gihe biragoye ko umukobwa witonda nk'ubu. Mbere noroshye ariko buriya nuko muba mutagiye nyine aho baba bari. Baba bari. Nubwo wenda n'ijye wa mbere ubonye mu kabari wenda witonda. Ubona cyagiye narihutaga ariko n'ubu none ufite umwanya wanjye wose. Ukuntu bigira kurerega vuga uti cyagiye nihutaga ngira ngo uzi ngo haciyemo iminsi myinshi. Afite umuntu ukomeye buriya dukora business igihe uhura n'umuntu w'ingenzi cyane ntabwo ngombwa kumufatira. Birumvikana cyane. Uranakoze ariko kubizirikana ukagaruka. Hari wakubona buriya ntagaruke buriya birashoboka se? Wakubona ntagaruke. Ariko wampaye nimero yawe kugira ngo utaza kugira ngo ni aka kantu ndi kunywa. Nimero se? Mfite nimero yawe kugira ngo tuzanaganire birushijeho. Nimero se uriya ni ngombwa kubera icyo atari ngombwa. 07 ko ushaka ko tuzicara ahantu tukaganira ariko hari igihe ujya ufata umwanya ukaruhuka aho tuzicara ahantu tukaruhuka tugasangira turi twembi nta bandi bakiriya baza kuturuka. njya nduhuka nta kibazo. Twazahura. Ikindi itaha nta tuzavugana buriya dupange umubwire umunsi nduhukire. mpamagara cyane ntongere no kuvuga dore ko kitangiye ko urazi niba ikintu ngibi ntabwo muba bakagombaga ko bimwe none yewe data ayiwe ndagina ariko nijye washakaga kumva gapfe nibiki uravuga iki wacecetse nende ukwamaga nta muntu uri hano nta wumva nta ugira gute urabeshyura fatisha aya maboko ntago ibyo bintu nje tuwanitse ngigendera igira hino hano ako se muke tuwanitse ngigendera fatwa gafatwe wibye ntago ngiye ibyo bintu ntabwo iki ngikira ariko ntabwo ndi mu bimwe ariko ubu ngubu umeze uti wa kintu kubera iki nibiki urashaka kuvuga iki urashaka kuvuga ubugambo ki urashaka kubwira nde ndabibwira abantu bose bari buze hano kare wabikoze kandi ngomba kubivuga akoze wanditse umukicu ntabwo ngiye ibintu ntabwo ariko kubaza ngiye wanditse ariko okay Nigel ntabwo ushaka Bumurumwa ntabwo ushaka Just ntabwo ushaka ngomba kubwira isi yose ko umurozi. Okay reka muzere cyoka gifite imbaraga ariko ntabwo gifite atsobanutse nigenda mu zajye cyecuru we ubu nta nibunaniye Okay. Umbabaza. Okay, kanami wanda muri kumbabaza. Gahoma. Kamwe nzobyo. Gahoma. Bas. We. Fatana mukwa. Ashimwe.
byashoboka ko se twazahura tukaganira neza nta muntu uje kuturogoya. Nta kibazo. Twazapanga naruhutse tugahura. That's good. Ubwo ufashe nimero buriya tuzaganira dupange. Ndumva nifuza ko tuganira ibintu bizima. Ezi umuntu yanyweye kamwe gutya ibintu byose avuze abantu bakeka ko hari ari byo bitumye ariko gatumye bivuga. Bashaka ko tuzicara tukaganira nta kantu nari nashyiraho. Nta kibazo rwose. Icyo gihe uzabona ko ni serious. Okay. Nishimiye kongera kubona ariko murakoze cyane. kandi nagumye gutekereza gusa ko mwiza nk'uriya haracyabaho koko. Arikuza nkasanga wahindutse atari we. Oya njyewe tuzavugana rero cyangwa nzaze musure. Hasi ubundi uzi guteka batetse nk'uturyo turyoshye. ndateka cyane. Uzuba uri umukobwa w'inkumi n'abantu muri ghetto please kuko utazi guteka. Hasi uzaze unyisurire njye ariko njye ntabwo nzi guteka. Oya kuzi wawe wenda byo ntabwo ari nonaha ariko ngiye ni kare waza ko haba hatuje ko nta mwana ndiza wenda ngo ngira umwana hari urusaku mba ndi kumwe n'umukozi gusa. Waza gutekera tugasangira nta kibazo. That's good. Igitekerezo cyiza cyane. Tuzabiganiraho. Nta kibazo. Kuradiraho Yego. ko mbona uri gutoragura uduti Shama mahiri ko naringiye buriya ahubwo se wewe umva se mukecuru se arahari uko ubizi wambara muri uru rugo rwa mukecuru ahari muza kwasigara mu gihe adahari. yagiye se Fata gutyo ko nguguye kadahari. erega mukecuru ni inshuti yanjye ni inshuti yakadasohoka rero ahubwo sinzi impamvu yagiye ntanambwire niyo mpamvu naje kumurira. Rero mukecuru yambwiye ko adashaka ubugambo. Noneho abagore binaha mugira amagambo menshi muba mushaka kumenya buri kantu ku kandi. Okay yagiye kuri abana b'i Kigali. Yagiye kuri abana b'i Kigali. Azagaruka ryari se? Mama hirwa ugira amagambo. Nina kubaza. Ubu nimbansize ku rugo rwe yambwiye n'igihe azagarukira muri uru rugo. Shaka unkorera akantu gato. Nagaki. Nyine na akantu ushaka kunkorera gatoya ntawe kazajya kaguhungabanya nyine ni gato gusa. Oya mbwira ikintu sinabonye urugo rw'abandi. Yego sinabonye ukunda ibintu byabise ibiraha. Ushaka kubimburira pe nyine ako kantu ndaza kukakubwira ubundi nta kibazo ibintu bijyanye n'ibiraha nzajya mbikugurira nushaka uzajya umbwira ngugurire n'indobo yose. Turajyana ubingurire rero nyine nuwemera ko dukorana. Ngambwira ndashaka ko umenyera ikintu mukecuru ajya avugira kuri telefone. Telefone ya mukecuru isavugiraho ryari ahamagara wagutuma byeri akongera kuguhamagara ahamagara abana be. Nyine nibyo ndi kukubwira cyagiye aba ari kuvugana n'abana be. Ndashaka ko uzajya unyumvira ibyo azajya aba ari kuganira n'abana be. Noneho ikindi ndashaka ko uzajya unyumvira uko aba ari kuvuga wa mukecuru kagakecuru kangaha mu mudugudu kakaruzi. Nibyo ngibyo gusa nukunyumvira warangiza kubyumva ukambwira urumva ari ibintu byo byonyine nkaza nkakubwira ngo yavuze ibintu cyane rwose ikintu cyo mbega telefone ahantu aba ari hose ari kuyikoresha
ukaza ukabyumva ijambo kurindi warangiza ukaza hariya ku kabari kanjye ukabimbwira byose warangiza kubimbwira si biraho ushaka nta kibazo turagenda ubanza ubingurire nta kibazo urashaka kubyanga nibyo gusa nzabikora nta kibazo ukambeshya nzahita mbibwira mukecuru ariko reka nkubwire wa mwana ubwo urareba n'imyaka yanjye ndi umuntu wo kukubeshya ko abantu ndabazi reka mbe ngiye njye guteka ibyo narinetse bidashirira ubwo tuzasubira yego urabinywa uretse nyine mukecuru byagenze gute gupfukamira hasi byagenze gute haguruka wicare banza wicare banza wicare kwanza ufite ikibazo hano byagenze gute yewe mbonye ishyano mbonye dore iki kirahure njyewe nari ngiye hanze ibintu uyu nguyu ahaye umwana wanjye nsize umwana yicaye ari muzima njye nsanga umwana aranogotse ndimo ndamusobanuza ibyo yamuhaye ngo atarimo arambeshyera ndavuga ngo nawe nabimwe none ndagira ngo nawe bimwe buretse mukecuru ndagira ngo mutuze mumbwire neza n'iki kibaye pete uri umurozi uraroga njyewe se ndebye urabona ndi umurozi koko none n'ibiki bigenze bite kandi mwari muri gusangira amashuri byose reba uko abaye wavugishije ukuri ukareka kumbeshyira koko urumva muraganira gutya musakuza ku muntu wamaze gupfa